Sinigeze mvuka nk'uko abandi bana bavuka. Nabayeho mu buzima, data ngo yari umupfumu, yari umurozi. Ariko muri gahunda yo kuvuka ntabwo yambyaye muri gahunda yo kugira ngo nawe yishime nk'abandi babyeyi, kuko yabyaye umwana, kuko yari afite condition yo gushaka ngo umwana w'umukobwa w'isugi utarigeze uryamana n'undi muntu yarangiza akamutera inda, noneho then akaba yabahigura ibyo bamusabaga nyine mu buvuzi bwe bwa Kinyarwanda cyangwa se mu gipfumu, kuko data yari yaranzirikiye mu mashashe mu gihe cyo kubyara, nkaho mama yakabyaye biranga, inda yimaraho igihe kinini. Ndumva indara yimazeho hafi ukwezi kose, ariko nubwo nahabaye aho ngaho niho naje kuva. Twabaga Kimihurura, nza kuhava ngiye gukora akazi ko mu rugo ku Gisozi. Kandi tubaye ikaze inshuti bakunzi bacu mwebwe mwemeye gukanda subscribe, like, share na comment. Mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho live cyangwa se ibirano ngaha abasitari batandukanye tubatumirira, ibyamamare bigiye bitandukanye byose mwabizi. Uyu munsi twakiye muri studio umuntu udasanzwe ufite ubuhamya bukomeye cyane agiye kutugezaho. Ndagira ngo muze gukurikirana cyane mwumve ibintu abantu baba bafite mu mitima bishobora guhumuriza umuntu nawe wihebye, ukabasha kumenya ngo reka ne gukomeza kwiheba. Ufite ukuntu ubayeho bidashimishije, wumva utabyishimiye, ariko Uwiteka nawe igihe kizajya akagusetsa. Wowe ubabaye, ukomerewe, ubona ibibazo byakuyobeye, ndagira ngo nkubwire yuko mu ijuru hari Imana igira neza kandi ibasha gukiza ibikomere, ikanomora ibyananiranye. Hanyuma rero turi kumwe n'umutumirwa wacu, maze gutangira mutwibwira amazina yanyu uko mwitwa. Amazina nitwa Musengimana Zabroni. Ndi umugabo, ndubatse. Yego. Mfite madamu n'abana. Nkabasengera ku itorero ryitwa Methodiste ku Gisozi. Imana ishimwe cyane. Njya mumusha amazina yiwe ni Zabroni. Hanyuma reka tuhite twinjira mu buhamya vuba vuba, tudatindiye abantu babasha kumenya ngo ubuhamya bwanyu buteye gute, bimeze bite. Hanyuma mutangira mutubwira mu ntangiriro z'amavuko byagenze bite, bijya gute, cyane ko dushaka kubahereza mu buryo bw'ama episode, akaba nka episode iminota wenda runaka 30-40 bitewe nuko bimeze. Hanyuma mutangira mutubwira mu mavuko yanyu byagenze gute, muri famiye bye byifashe gute. Mu ivuka ryanjye sinigeze mvuka nk'uko abandi bana bavuka. Nabayeho mu buzima, data ngo yari umupfumu, yari umurozi. Ariko muri gahunda yo kuvuka ntabwo yambyaye muri gahunda yo kugira ngo nawe yishime nk'abandi babyeyi, kuko yabyaye umwana, kuko yari afite condition ya mbere yari iyo gushaka ngo umwana w'umukobwa w'isugi utarigeze uryamana n'undi muntu yarangiza akamutera inda, noneho then akaba yabahigura ibyo bamusabaga nyine mu buvuzi bwe bwa Kinyarwanda cyangwa se mu gipfumu. Ariko kubera ko Imana yari ifite umugambi kuri njyewe, icyo gihe cyarabaye, aza gushimuta mama, aramufata aramujyana. Amaze kumujyana biba ngombwa ko amujyana aho yabaga, noneho nyogokuru aza kubura umwana. Ariko igihe kimwe kiza kugera, kigeze ngo haza kuza undi muvuzi wundi wari ukomeye muri iki gihugu, ahanyura nawe arimo avura nk'uko uwo data yari yahanyuze. Ahanyuze noneho biba ngombwa ko abwira mukecuru ari we nyogokuru, amubwira ko hari umwana wagiye wiwe w'umukobwa bajyanye, kandi ko hari umugambi wo kuba umwana azabyara ndetse nawe ubwe batagomba kubaho. Biba ngombwa ko uwo muvuzi asaba nyogokuru yuko wohereza imiti cyangwa se ubundi buryo bwo kugira ngo amuvaneyo, kuko urumva ko abantu bararutana, n'abarozi burya bararutana. Uwo yari arenze kuri data birumvikana. Biza kuba ngombwa ko bohereza abasaza ba mama, bajyayo bajyana imiti imwe ngo basige bayishyize mu kibindi, irabira, sinzi ubwo ni situation zagiye zibaho.
ariko naratangaye. Imana umuntu ifiteho umugambi. Imana ni umukozi w'umuhanga. Yigeze bwira umugabo bita Yeremiya avuga ngo nakumenye ntarakurema ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Iramubwira ngo ushyiriho kugira ngo ube umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Yeremiya aravuga ngo ndi umwana muto sinzi kuvuga, ariko Imana iramubwira ngo icyo abo nzagutumaho uzahabasanga, kandi iramubwira ngo n'icyo nzakubwira aba ari cyo uzababwira. Nanjye kubera ko Imana ari bizi ko igihe nk'iki nzaba nicaye hano muri studio za Radio Umucyo, byabaye ngombwa ko abo basaza ba mama bagenda bafata iyo miti bari bahawe. Bamaze kuyifata bafata nyogokuru, bafata uwo mubyeyi, bamucikisha data. Bamaze kumucikisha arataha, agaruka nyine mu rugo kwa mama we cyangwa se mu muryango. Abaho ngaho, kubaho ngaho igihe cyo kuvuka kiza kugera, ariko mu gihe cyo kubyara biragorana kuko data yari yaranzirikiye mu mashashi. Mu gihe cyo kubyara nkaho mama yakabyaye biranga, inda yimaraho igihe kinini. Ndumva indara yimazeho hafi ukwezi kose. Yego. Aza kubyazwa n'Abadage bari mu Rwanda icyo gihe. Baravuga ati Abanyarwanda ni babi, bafata umwanzuro ko bafata mama ndetse n'umwana bakamujyana. Ariko kubera ko Imana yari ibizi byose, haza kuba impamvu runaka ituma tutagenda. Wenda nayo icyo gihe nari kuba nitwa umubirigi iki gihe, ariko nitwa umunyarwanda kandi nishema. Numva ndi proud yabyo yo kuba ndi umunyarwanda, cyangwa se ndi mu gihugu cy'u Rwanda. Ubuzima bwaje kubaho gutyo. Mama baramubaga, baramubyara, bagatagura amashashi n'umukasi bankuramo. Nakagombye kuba naribagiranye, ariko ndashimira Imana utaranabaye hahu. Ntaranabayeho kuko mu mugambi wa mbere sinigeze mvuka nk'abandi bana mu buryo bwo kubana k'umugore n'umugabo ngo bumve ko bari gufiringa kuba babyara. Ahubwo wari umugambi wa Satani kugira ngo mama aceho nanjye mbe nacaho, kugira ngo data ahabwe izindi mbaraga zo gukomeza gukora. Mbese muri makeya ngo yari yarafashe mama wawe aramutanga mu rwego kugira ngo yikize ibyo bintu, noneho bizamuhitane nawe biguhitane. Bwari uburyo bwo kugira ngo abone imbaraga, uburyo kugira ngo abone imbaraga zirenze izo yari afite. Akoresha ubwo buryo nibwo baramutegetse. Akoresha ubwo buryo bamuteka ko agomba gushaka umukobwa w'isugi utarigeze uryamana n'undi mugabo. Noneho akamutera inda, ndetse banamubwira ko iyo nda izavamo umwana w'umuhungu. Nabyo barabimubwiye. Buriya abaruzi nabo bagira systeme zabo bafite izindi mbaraga bakoresha. Noneho biba ngombwa ko baramubwira ati abo ngabo nibamara kuvuka, umwana amara kuvuka, nyina arimo amubyara, bagomba gupfa bagapfana. Noneho ugahabwa izindi mbaraga se cyangwa ubundi buryo bwo kuba wahabwa ubushobozi bwo kuba umuvuzi ukomeye. Ariko kubera ko Imana ari mfiteho umugambi kandi yari ibizi mbere yuko mbura urusoro mu nda ya mama, niyo mpamvu uyu munsi wa none ndiho nkaba ndi umugabo. Ibyo njya nkunda kubishimira Imana cyane. Amen. Kumva bitari byoroshye. Hanyuma se uravutse, abaganga b'Ababirigi baraje barabaze mama, bagukuye mu masashi nk'uko wari umaze guhita birangiye uravutse. Hanyuma y'aho ngaho ko imigambi babe bateganyije nk'abapfumu ko yari ipfuye, nyuma y'aho byagenze bite? Igihe cyaje kugera mama baho ngaho, mama na kubera ubuzima yari akiri muto, aza gushaka, asiga ndi umwana mutoya. Ku buryo kugeza ubu ngubu mu irangamimerere mama ni mushiki wanjye. Nabaye mu buzima bugoye mba kwa nyogokuru. Mama yageze igihe cyarageze ajya gushaka, nsiga aho ngaho. Nyogokuru yari mukuru, then yari afite imyaka myinshi, nta mwana wari ukiri mu rugo. Nabanye nawe gutyo, igihe kiza kugera anyishyira mu irangamimerere. Sogokuru cyangwa se umugabo wa nyogokuru niwe data, na nyogokuru ubu ngubu niwe mama mu irangamimerere. Kuko nibo bandeze biza kurangira bashyize mu irangamimerere nk'umuhererezi wabo. Ariko nza gukomeza kurwana urugamba rwo kuba kwa nyogokuru, ariko mpaba ba marume batabyemera kandi batabishaka. Nkomeza kubaho muri urwo rugamba. Yego. Ariko ubu ndacyahumeka kandi ndashima Imana. Nango mama we yarakubyaye,
bidaciye kabiri abarakuretse aragufata kujyanye kwa nyina ubwo ngubwo noneho basogokuru barakurangira ngo mwamaze kubyumva neza yuko yarezwe na mama na papa ba nyina siko biri. Nyogokuru yari wenyine kuko sogokuru yari yaratabarutse kera yari yaragiye yego ariko ntago byagoye ko ari we witwaga data mu irangamimerere na n'ubu niwe data kuko data simuzi, data wambyaye simuzi, we ntumuzi, nta n'amafoto nta n'isura. Urumva ko ntago nigeze menya sinigeze menya mbona ifoto ye, yarinze ava ku isi cyangwa se yarinze apfa ntari nakamubona kuko yajyaga aza no kundeba. Nyuma yaho yaje kuba ngoma ko azajya agaruka akaza kwa nyogokuru, noneho mu gihe cyo kuza bakajya kumpisha bakanjyana ahandi hantu kugira ngo ataba yambona. Nubwo buzima nabayeho. Kandi ni ukuvuga ngo ya myuka mibi yakoreshaga ntekereza ko ariyo mpamvu batumaga bajya kuguhisha ngo atakubona, akaba yagira ibyo agutereza, atagira imitego ashobora kuba yakohereza nk'umupfumu. Bajyaga kumpisha mu buryo bwo kugira ngo ataba yanshimuta se akanjyana, cyangwa se n'iyo myuka mibi yiwe ikaba yangiraho ingaruka. Baranjyanaga bakanjyana mu baturanyi cyangwa se ahandi hantu kure kugeza igihe bumvishe ko yavire kuri uwo musozi, kuko kuri uwo musozi yari ariho aho yakuye mama yari afite undi mugore. Yari afite undi mugore nawe yari yarafashe muri ubwo buryo abaho ngaho muri karitsiye. Noneho biba ngombwa yuko yazaga kureba uwo mugore, bamenya ko yageze muri karitsiye ngiye bakanjyana bakajya kumpisha. Rwa rugamba rutoshye cyane kuri izo mbaraga. Hanyuma se uwo mubyeyi ariko wundi we yarafashe mugenzi wo wa mama wawe we, ntekereza ko nta bindi bintu bibi yaba yarigeze amukorera. Nawe yaje kubaho ntawamenya kuko yabyaraga abana, ntago abana yabyaye bafite bose. Ntawamenya uburyo bakoresheje, ariko we babanaga yari amufite nk'umugore wiwe. Ku buryo yazaga akaba ariho ajya avuye iyo yabaga. Twebwe iwacu ni Rusizi, niho kwa nyogokuru, niho narerewe, ariko data yari uwo mu Bugarama. Byarimo urugendo runini rero kugira ngo ave mu Bugarama abe yazi Rusizi. Harimo urugendo ni Rusizi aho bita Giheke. Uyu munsi wa none ni mu murenge wa Giheke. Yego, ubwo abahazi bo barahazi, bamwe na bamwe bamaze imyaka myinshi burya wasanga nawe umuntu bamuzi ariko ntago ibyo aribyo twitayeho. Hanyuma urakuze, imyaka 2 ugeze mu gihe cyo kujya mu ishuri, mama nawe yaragiye ari gushaka imibereho. Hanyuma nyuma y'igihe mama agusize kwa nyogokuru, niba yabashe kujya kwitaho cyangwa noneho yavuze ati kigende kizapfa uko nk'ababyeyi njya mbona ababyeyi gito bajya babigenza, cyangwa yakomeza avuga ati umwana wanjye ni nawe nabyaye mubyara mu buryo bukomeye bigeze ukuntu uko watika nkomeze akana kanjye gafate neza. Ibyo byagendaga gute? Mama amaze kujya gushaka byabaye ngombwa ko aba nk'udasubiza amaso inyuma ngo yibuke ko yigeze kubyara umwana. Ngewe aho bigeze ubu mba ntekereza ko ndashobora kuba ari ibikomere yari afite. Yego, sindamenye ibyo ari byo. Ariko yaragiye ajya gushaka, amaze gushaka yibera aho ngaho. Amaze kuba aho ngaho namubonaga rimwe na rimwe, nkamubona yaje kwa nyogokuru. Yego, ariko nkabona nta santima z'ababyeyi z'umwana babazwa n'umwana, kuba yamwitaho se kugira ngo amenye iby'ingenzi bimukwiriye. Yego, sinigeze mbona nonka, sinigeze mbona affection z'ababyeyi, sinigeze mbona unyitaho. Nyogokuru nawe wari mu zabukuru, yakoreshaga uko ashoboye. Bivuze ngo ubuzima nari ndimo bwari ubuzima bugoye, bwari ubuzima bwo kujya gukura ibijumba nk'umuntu ubana n'umukecuru. Yego, ari ubuzima bwo kujya kwahirira ihene, ari ubuzima bwo kujya gusenya, kujya gushaka inkwi n'indi mibereho. Bwari ubuzima bugoye bumeze nabi. Igihe kiza kugera cyo kujya kwiga, njya kwiga. Nyogokuru aravunika mu buryo bushoboka nk'umukecuru, arwana intambara zishoboka izo arizo zose kugira ngo arebe ko nabasha kubaho.
ndabyibuka niga primaire najyaga ngira ikibazo ntabwo najyaga nambara uniform nk'abandi ngo mbashe kwambara uniform nk'abandi igihe abandi bazanaga uniform ku ishuri nge nazanaga ibitandukanye nayo kambara imbusane. Umunsi umwe nigeze kugira agahinda gakomeye no ntibizamva mu mutwe nanicaye ku ntebe y'ishuri umusumari ushanyura ikabutura nari nambaye kubwo kutagira ababyeyi bwo kutagira unyitaho n'umukecuru wagomba kunyita hakuze nta kuvuga ngo wenda aracyareba mu buryo ashobora kuba yafata n'uburyo bwo kuyidoda bugacya nkagaruka ku ishuri nkaza nkenyeye umupira ngakenyera umupira ku kibuno kugira ngo batareba ahacitse kugaragara hahandi hacitse bwari ubuzima bugoye birumvikana cyane kuba twumva bwari ubuzima bugoye. Hari n'abandi bantu babayeho mu buzima bukomeye cyane bakunda kuduha ubuhamya no kuri Radio Umucyo 102.8 live mu ijoro ry'ihumure ngira ngo abakunzi bacu nabo bashaka kuza kubona utanga ubuhamya live ariko ubuzima babayemo kumva burakomeye cyane. Hanyuma nawe urumva usumara ushanyuye ikabutura yawe nta n'uryo umukecuru yafatana n'urushinge runo rudoda cyangwa se urunanda numvishe ariko kenshi cyangwa bakunda kurwita yego nibura anafate n'urudodo abashe kuba yasobekamo kugira ngo adode ubashe kuba wakambara ejo ujye ku ishuri. Hanyuma bigenda turize primaire hafi kurangira irarangiye niba yanesoye ntago mbize ndaza kutubwira uko byagiye bigenda kumva ingwane zari nyinshi. Hanyuma ubwo tusubiye inyuma ho gatoya mama yashatse ubwo rumaze kugira imyaka ingahe? Nje mu buto bwanjye nababwe ko ntigeze mbona urukundo rw'ababyeyi mu yandi magambo sinigeze njya mu mugongo wa mama ngo ampeke bituma ntekereza ko ashobora kuba aragiye gushaka nkiri muto cyane kuko mu mikurire yanjye sinigeze mbona mama ngo mubone tubana mu rugo. Nuko bagusobanura ngo bateruye niwe mama wawe kubyaye barakubwira yazaga mu rugo nzi ko ari we mama ariko byari bigoye mu migendere simbizi ntekereza ko ashobora kuba aragiye nkiri muto cyane ngewe menye ubwenge nisanze kwa nyogokuru kandi nyogokuru wo niwe wamenyeraga ibishoboka nyine bwa buzima bwo mu cyaro. Hari ubuzima bwo mu cyaro ntago babworoshye mwese murabizi cyane aba ari ubuzima bugoye ariko yagerageza uko ashoboye kuko urumva ninge twari dusigaranye abana bose bari barakuze baravuye mu rugo baragiye ninge twari dusigaranye mu buzima bugoye mu buzima buruhije ariko dukomeza kubana tugumana nawe biza kuba ngombwa ko nkurira aho ngaho nyine ndabyakira nk'umuntu utagira mama cyangwa se nk'umuntu urerewe aho mu mutwe wanjye hazamo ko nyogokuru ari we mama kandi koko ko ari ukuri kuko mwirangamimerere cyangwa se mwirangamuntu nari nanditsemo nkaho ndi umwana we. Mu yandi magambo mu mibereho yanjye mama wambyaye mubara nk'aho ari mushiki wanjye kuko urumva twese twari mwirangamimerere ya mama w'umukecuru. Ntabwo biza koroha cyane kuko ndikumva ari situation itari yoroshye cyane kuyibamo yari ikomeye. Hanyuma ubayeho gutyo nk'umwana bana na mukecuru ukora imirimo ivunanye matungo kujya kwahira gushaka icyarire kuva ku ishuri ukajya kuvoma bitewe n'ukuntu mwe mumeze birumvikana none ntabwo bwari uburyo ngo murifashije mufite abakozi mukoresha sinzi niba ko mbitekereza ariko kubw'umugambi w'Imana yari ifite ko izagukwamo umuntu ukomeye. Urize primaire urayirangije kugenda secondaire urayize mu buzima bukomeye tukugenda dutaruka ducamo mu nshamake abazakurikirana live kuri YouTube wenda mukagira ibibazo mugenda mutubaza tuzabasobanurira cyangwa se mu bindi bice bizakurikira tumubahereze mugenda muganiriza nyango na nimero yo tuza kuyishyiramo hasi mu kiganiro muri description ku bahazi ni hari umuntu ujya kwandika comment nta kibazo twaguzana nta kintu byabitwaye.
hanyuma Zaburoni mukozi w'Imana ubuzima bukomeje kuba bubi, urize urasoje aho wagarukiye wenda si ngombwa ngo tuvuge ngo wize kaminuza wazirangiza, si ngombwa usoje kwiga, reka tuvuge muri makeya. Noneho ugeze hanze aho ugomba nawe gushaka imibereho ya ku giti cyawe utarebeye kuri mukecuru wakwitagaho. Sinzi niba wasoje kwiga amashuri mukecuru agihari cyane ko yaramaze kuba mukuru, ho byo bimeze bite? Amashuri ndangije size mu primaire, nari umuhanga nabonaga amanota meza kuko nakundaga kwiga. Igihe cyarageze dukora exeta, nza kugira amahirwe yo gutsinda, yego, ariko mu buryo bw'ubushobozi bw'ibikoresho cyangwa se mu buryo bwo kujya kwiga buba buki. Umukecuru ntabwo yari abishoboye, imbaraga ze zari zimeze nkaho zarangiye, yarakuze mbega. Birumvikana bibaye ngombwa za gufata umwanzuro kuko ishyaka n'umuhati yari afite wo kuvuga ngo umwana wanjye ajye kuba yajya kwiga. Mu rugo hari uduhene, ariko arebye abona ibyari bikenewe byose, ntabwo byakundaga kugira ngo n'utwo duhene tubashe kuba twatuma mbona minerivare. Biza kuba ngombwa ko kwiga bitanshobokeye, bigenda bihagarara. Ubwo nyuma y'ubuzima kwiga bimaze kwanga, nari nabonye amanota meza agomba gutuma njya kwiga n'ikigo cyajyanye nagomba kujya kwigaho, ariko ubushobozi buranga buba buki. Iyo ndimo mvuga ibi bintu numva mfite agahinda gakomeye, ni ukuri wihangane cyane, mba numva ari ibintu ntashobora gushyikira. Barumva niyo mpamvu mu bintu byose murandwana ishyaka, murasaba Imana nkabwira ngo Imana izamfashe urubyaro rwanjye cyangwa se abankomokaho ntibazigire ba mu buzima nk'ubwo nabayemo. Ntabwo biba ari byiza. Nkunda gusenga cyane, nasomye ijambo rirambwira ngo ba data bakoze ibyaha ngo ariko ntibakiriho, hanyuma ngo ariko twe twikoreye ibicumuro byabo. Mu yandi magambo hari imbaraga z'imyuka mibi cyangwa imbaraga za karande turwana nazo, ariko mbere na mbere iyo ndimo nsenga Imana, saba Imana kugira ngo irandure uwo mwuka wa karande cyane, kugira ngo ibyambayeho bitazakurikirana abana banjye. Amen. Nuko nabayeho nyuma yo kurangiza primaire, byabaye ngombwa ko njya mu mujyi wa Kamembe, njya gucuruza amashashi, njya gushaka imibereho. Ntago byari byoroshye, ntangira njya gushaka imibereho, njya gucuruza amashashi Kamembe mu isoko. Yego, mu buzima bwari bugoye cyane, birumvikana. Baho gutyo shakisha, ariko ntibyaza kumpira. Mbega urumva bwari ubuzima bugoye bwo gucuruza amashashi, ntago bwari bworoshye. Ngewe niga kwambara inkweto naraziguriye nzikuye mu mashashi nacuruzaga. None se gushatse ko primaire yose wayize ukayirangiza wambara ibirenge? Ntago nigeze nambara inkweto. Nabonaga abandi bana baje bambaye inkweto ku ishuri cyangwa se ku kigo, nkumva sinzi ukuntu meze. Nyango ibi nitubivuga ku bantu hafi bano ba Kigali, nitubivuga mujye mwumva ko hari ikintu Imana iba yarakoze. Niyo mpamvu dushima Imana, tuvuga twe dushima Imana kubera ko hari icyo yakoze. Hari abantu baba baravutse mu buzima bwiza bakavuka bambara inkweto, babona kimwe igikoma mu gitondo, umugati, biga ahantu heza, bakirengagiza ko hari umwana wavutse atazi kwambara inkweto nk'uko kwawe, akiga primaire akayirangiza atazi ngo igikoma mu gitondo, ngo umugati, ibyo bintu atazi n'ibyo bintu binabaho. Niyo mpamvu rero ubwo yago tubwiye abantu reka dushima Imana kuko hari icyo yakoze ku buzima bwacu, tujye tubivuga tunabibwira n'abandi. Abantu babayeho neza bajya bamenya ngo hari n'abandi bantu babayeho nabi. Niyo mpamvu burya ijambo ry'Imana bavuga ngo burya dushima Imana mu byiza no mu bibi. Abari no mu byiza nabo baba bashima Imana, ahubwo kwa kundi umuntu afite ibintu runaka, afite umuceri mu rugo, afite ibirayi, afite, ese tekereza ko niba wariye unatekereza uti hari undi muntu utariye, basi nubwo utabashe kumuha unamuzamusengesha uti basi ejo uzamurengere. Ibyo nibyo byafasha. Ukomeje gucuruza amasashi mu mujyi wa Kamembe, ndumva yakiriye ubwo amasashi yo bataratangira kuyaca. Bari batarayaca. Ucuruje amasashi, niba sorongukaga nibura ukana na 200 yo gucyura mu rugo. Icyo gihe twarakoraga kuko ibyo kurya byari bikiriho. Saa sita zarageraga tukajya kurya muri resitora. Icyo gihe waryaga 50 bigakunda, ibiryo byari bihari.
none twari dufite n'indi systeme urabona ko mu isoko rya Kamembe hahahiragamwe abakongomani kazi cyane b'abakongomani noneho twebwe twakoraga umukongomani yakugurira nk'ishashi habaga ishashi z'ubururu zimwe nini twazigurishaga icyo gihe 50 izimwe z'umukara nazo zigura 20 icyo gihe rero iyo wagurishaga nk'umukongomani wamusabaga kumutwaza ntago twari tuzi igiswahili ariko warakigaga gashobora gutuma cyane arambwira ati Meri ni kubebeshe ubwo umubwiye ngo Meri ngutwaze noneho wamutwaza akaba yagwa nk'iryo ry'itanu ryagufashaga kugira ngo ubashe kokipa yayandi wariye yayandi wafashe nk'ibyo kurya unishyure wagera mu rugo wabonye 1000 se cyangwa 500 ukagura inkoko ukaba wabuyiragiye uyifite mu rugo zigatera amagi uziko amagi icyo gihe yaguraga amafaranga makibicere 30 cyari igihe cyari gikomeye ariko Imana yakomeje kudutunga muri ubwo buryo dukomeza kugenda tubaho urumva nageze ku rwego bwa mbere rwo kwigurira inkweto niga kwambara inkweto bwa mbere naguze inkweto z'1700 ngura n'ipantaro nanjye numva ntangiye kuba umusore ntangiye kumva hari ubuzima ngomba kuvamo bwo kwambara ikabutura numva ko bwari ubuzima bwari butoroshye bwari ubuzima bwari bugoye kuva mu myaka rubayeho ubu icyo gihe wambaye inkweto unaziguriye wari ufite imyaka ingahe urumva nari ndi mu myaka 15 aribwo wambaye inkweto aribwo nambaye inkweto sinigeze nshyira inkweto mu birenge byanjye hari ukuntu hano mu cyaro babaga barakuze nk'uko bambara ibirenge babaye mu buzima buciriritse ugasanga ntiyambara inkweto ariko ndagerageza no gukaraba nta myanda myinshi bafite ariko none ugasanga hari undi ufite cyege giteye sinabyita nke wenda sesemi kabe mu Kinyarwanda cyeruye kirimo amavunja menshi imyate iki icyo gihe nibura byaga bimeze bite indwara nk'izo ntabwo ugeze uhura nazo urumva ubuzima bwo kutambara inkweto ubuzima bwo koga mu cyaro mu mvuruzi n'icyondo ukakandagira hasi then ukajya mu buriri ukajya kuryama n'ibyondo amavunja yo ntabwo yari kubura cyane mba ntiyabura rwose ntago amavunja yari kubura ku muntu utambara inkweto kandi ikindi cya kabiri ku muntu udashobora koga ngo avuge ngo aroze arambara inkweto ari ukwimenaho utuzi urumva cyari igihe cyari kigoye igihe umuntu icyo gihe twogaga ku wa gatanu kubera ko twaga turimo twitegura isabato kugira ngo woge umubiri wose wogaga ku wa gatanu then ntufite umubyeyi wo kuba yavuga ngo agire ishyaka cyo kuvuga ngo umwana najye koga umugoroba warageraga kubera kwirwa mu gacoko kwirwa ushakisha ujya kwahirira ihene ukora ubuzima bugoye none kwa kundi batetse ugasinzirira inyuma y'iziko mu ivu ukamanura igipira ukagishyira ku mavi noneho bakaza kugukangura nyogokuru akavuga ati reka tujye kuryama akavuga ati tujye kuryama ukajya kuryama icyo gihe bwari ubuzima bugoye kuryama rwari urutara wabaga uryama ku rutara icyo bitaga urutara wabaga ari uburiri bwubatse ku biti ariko munsi mo ndani hari ihene hafi aho ngaho hafi y'ihene ubuzima bwo mu cyaro ukarara mu nzu imwe n'ihene ukubaka igitanda kurya ihene ishobora kujyamo babyitaga urutara wowe ukurira ukaryama hejuru ihene zikaba ziri munsi icyo gihe nta ndwara byakururaga muri ubwo buzima usibye igihe cy'ubu n'iterambere rigenda riza impamvu abantu batekereza ko yagenda gutya ukaba warwara ni uko waranyunyuze cyangwa se waravuye mu buzima bwiza ariko icyo gihe twarabimenye twari tubimenyereye tekereza umuntu woga rimwe mu cyumweru uva ku wa gatanu akazongera koga kundi wa gatanu kuko muri kuko aho nabaga kwa nyogokuru yari umudivantiste twiteguraga isabato buri bwoga ku wa gatanu mbere yuko saa 12 zigera twabaga twahishije twamaze no koga kugira ngo saa 12 zize kugeramo isabato yatangiye ubwo byari ngombwa ko nyogokuru
abona kurimo woga agomba gucunga ko woze nyine kuri uwo munsi kugira ngo isabato izatangire ibintu byose byamaze gutungana. Mbega ubuzima butoroshye. Uracuruje amasashi, uteye imbere, hanyuma ndumva turi kugenda dutaruka, sinzi ni ukuntu tuba tubigenza. Hanyuma mu kwiteza imbere kwawe ko no gucuruza amasashi, hari indi business yaba yaraje kuvamo cyangwa byagenze gute? Urumva ruri Kamembe, ubu turi i Kigali, nubwo hashize imyaka myinshi, sinzi ngo mwageze i Kigali ryari. Muri uko gucuruza amasashi ya 10 nangahe, 20, 50, hari indi business yaba yaravuyemo niba ngo uti iyi yatumye ngera no kuri ibi, yagiye imfasha, byagenze gute ya mukecuru yaragihari? Nta yindi business ntayo. Urumva ko mu bucuruzi nk'ubwo nta yindi nyungu yindi hambaye irimo. Ni bwa buryo bw'abana bwo kwiga, ni nko kwiga gushakisha, ariko urumva ko umuntu wari utangiye akeneye kwigurira ipantaro kugira ngo uzajye kunguka icyatanu cyo kugura inkweto ziciriritse zari nk'icyatanu, kugira ngo uzajye kubona 1000. Urabizi ko abana bo mu cyaro ari n'ukuntu uba ukenera kujya ku gasantere nk'abandi, ukabasha kwigurira nawe ako gapura k'umuceri, kuko uba mu cyaro, ubuzima bwo mu cyaro bwabaga bugoye. Kwiga kubona amafaranga egare kwiga gutangira kumenya kuyarya. Ujya ku isantere ukaba wafata icyayi, ukaba wafata nawe nk'abandi. Urumva bwari ubuzima bugoye. Ntago nabitinzemo, igihe cyaje kugera nari mfite marume i Kigali, arampamagara biba ngombwa ko nzi Kigali. Ndavuga ngo umuruhu urarangiye cyangwa se ibihe byo kubabazwa birarangiye. Yego. Ariko ahubwo mbangiye nibwo mbangiye nsanga nibwo ngiye naza mu ishuri. Yes umwana. Ngeze i Kigali ndabyibuka marume yarampamagaye ngo nzi Kigali, nzana na mubyara wanjye i Kigali, angeza kwa marume. Ngeze kwa marume inzara irandya, ubwenge buragenda. Wageze kwa marume inzara irakurya, ntago bafite ubushobozi buhagije bwo kuba babayeho neza cyangwa barabikwimaga, byari bimeze bite? Kwa marume i Kigali mpagera, nahageze mu buzima bugoye, muri situation igoye. Marume nta kazi yari afite. Yari afite umugore, afite n'umwana umwe. Yakoraga Rwandex ku ruganda rw'ikahwa, ariko aza kugira ikibazo cy'uburwayi ku buryo gukora bitari bigikunda. Kuko ndabyibuka muri ubwo buzima bugoye, ninjye wajyaga kurangura ibisheke mu isoko rya bitaga mu Butare i Gikondo. Yego. Nkabijyana Kimihurura aho bita mu Myembe, ngacuruza kugira ngo ubuzima bubashe kuba bwahinduka. Ubwo urumva mu nyungu y'ibisheke niho harimo ubuzima bukubiyemo ubwa marume n'umuryango nanjye kugira ngo tubeho. Ndababara mu buryo bukomeye, mbaho ngaho ubuzima burangora. Kwa marume ndahakubitikira, mbaho mbega mu buzima bugoye. Nicuza n'icyatumye mva mu cyaro, ariko muri icyo gihe cyose ntabwo nari nakamenya Imana. Hanyuma ukiri aho batubwiye ko ari we mama yarabyaye anagusiga kwa mukecuru. Abo ba marume udusa naho dusubiye inyuma gatoya, bo bamenye gute ko ari ba marume wawe cyangwa abavandimwe bandi? Byo waje kubimenya gute? Urumva abo ba marume mba kwa nyogokuru, urabizi ko nk'abo bahungu ba nyogokuru cyangwa se ba marume, urumva ko akenshi baba batuye hafi aho. Bo ntago baba baragiye gushaka ngo bajye gushaka kure, ahubwo baba bari hafi aho ngaho. Urumva mu mikurire yanjye nagendagayo, nabaga ndiyo muri ubwo buzima bwo kuba ngenda mu ngo zabo, nari mbizi. Nubwo mama atakundaga kuza kwa nyogokuru igihe kinini, ariko iyo yabaga hari nagendaga menya amakuru amwe namwe. Urumva narushagaho gusobanukirwa ibintu byinshi. Ubwo ba marume nyine uwo ngo we yabaga i Kigali, uwo naje nsanga we yabaga i Kigali, ariko iyo yavaga i Kigali aje mu cyaro. Urumva umuntu uvuye i Kigali aje mu cyaro, cyari igihe cya kera cyane, aroga yamanukanaga ya radio bitaga gasete, nakumva umuziki ku musozi,
nkabona uruvunge rw'abantu bamuri inyuma nkavuga ntiyaje yanjyana ku isantere rero yangurira irindazi n'icyayi nkavuga ntumukire araha nkavuga ngo mbega uyu muntu ibyo ari byo byose byarakemutse tuba tujyanye byazaca nkavuga ni buriya nanjye ngiye i Kigali ibintu byazemera ariko ngeze i Kigali bahura n'ibihe bikomeye cyane kugeza ubwo natekereje uburyo bwatuma nsubira mu cyaro ariko sinabubona. Ntabwo byari byoroshye cyane kugira ngo uve i Kigali usubire mu cyaro kuva Cyangugu ujya i Kigali isuku icyo gihe ndatekereza ntabwo ibintu bya transport byari byagatera imbere cyane hari imodoka zajyaga i Cyangugu zari nkeya zitwa Onatarakomo hari sizo hari uriya icyo gihe ntabwo transport yari yakaba iri hejuru. Icyo gihe hari amabisi y'umuhondo ndumva nta n'izina yari afite no kugira ngo ubone imodoka byari bigoye kugeza ubwo iyo utazindukaga washobora kumara nk'iminsi nk'itatu utari wafatisha imodoka. Icyo gihe kugera i Kigali ndumva umuntu yatangaga amafaranga 1000 naje ntanze amafaranga 1300 kugira ngo ngere i Kigali. Kera kugeza ubu ni 6,600 angahe 5,000 bitewe n'aho wanyuze 5,400 gutyo. Hari kera urugendo mwarukoze muraje mugeze i Kigali uracuruje ufashe famiye biranze ushatse gusubira mu cyaro nabwo biranze komeza guhatanira i Kigali. Mu guhatanira i Kigali ingorane zo bimvikana zari nyinshi pe. Ese ubwo twakibaza ngo aho kwa marume wawe warahagumye wabonye byanzu bivamo byagenze gute? Hagati aho ndi kwa marume hari mubyara wanjye ariwe twazamukanye kugira ngo angeze aho kwa marume yari umukobwa noneho aza gushaka aza kujya amahirwe ashaka aho umugabo twabagaho bita Sonatibe mu Rukiri. Noneho biza kuba ngombwa ko amaze gushaka mva kwa marume ku bw'ubuzima bwari bugoye njya kuba kwa mubyara wanjye. Mpageze urumva nk'umuntu uvuye mu nzara cyangwa se wari ushonje nari ninjiye mu bihe byiza nakita ko ari byiza kuko urumva ko nk'abantu b'abageni nibwo bari bagishakana kandi umugabo yari umukwafere akora Sonatibe yogosha. Ibyo kurya byari bihari narahageze bampa igishoro nkajya ncuruza ubunyobwa n'imigati. Hari utugati twabagaho twa 20 twaturanguraga 15 twa ronde twaturanguraga ku ruganda rwari i Gikondo tukaducuruzanya n'ubunyobwa. Mbaho ngaho mbega mba nk'umuntu utangiye kubona ubuzima buhinduka ariko cyane bwari buhindutse mu buryo bwo kuba ibyo kurya byari bibaye nk'aho bitangiye kuboneka. Urumva abantu bagishakana ibyo kurya byari bihari nta wari ufite apeti yo kurya kanjye wari ufite ikibazo cy'inzara nari profite yo kugira ngo mbashe kuba najya mbona ibyo byo kurya ukirira ariko naho ntago byaje kumpira kuko mu minsi mike umugabo yaje kugira akantu k'akabazo ku kazi sinzi ibyo bamwibye baramwiruka bahita ko bajya kumufunga ndongera ndateseka ariko bamufunga igihe gito. Bamaze kumufunga igihe gito biba ngombwa ko agaruka akazi ntiyagasubiramo. Habaho ikibazo cyo kwishyura inzu habaho n'ibindi bibazo ariko apanga n'umugore ko bagomba kujya mu cyaro iwabo w'umugabo hari ku Kibuye. Ndabyibuka nijoro babipanze ntabizi mu gitondo bapakira ibintu nka 10:00 kugira ngo bacike nyirinzu. Noneho barambwira ngo byuka turabyuka bafata ibintu barabipakira tugera Sonatibe ku muhanda bansigaho ku muhanda. Ndabyibuka aho hantu nahagira ibibazo bikomeye nibaza aho ngiye gusubira umuntu wavuye kwa marume ava bitagenze neza mu buryo bw'uko nari ngiye. Nyine basubira mu cyaro baragenda nanjye biba ngombwa ko ngaruka kwa marume ariko ngeze kwa marume
marume aranyakira kuko ntabwo yanyangaga nubwo bwari ubuzima bwari bugoye kuri we, ariko naragarutse mba mu rugo nguma aho ngaho. Turimo dutembera na marume tuza guhura n'undi mugabo w'iwacu, aganira na marume aramubwira ukuntu byagenze byose, aramubwira ngo naze hano nongere mu igishoro ajya acuruza ubunyobwa, ajya mverisa noneho abe yaba hano mu rugo. Ndagenda ndahaba, naho mpaba mu buzima bugoye, ariko nubwo nahabaye aho ngaho niho naje kuva. Twabaga Kimihurura, nza kuhava ngiye gukora akazi ko mu rugo ku Gisozi. Akazi ko mu rugo ndagakora ngakora igihe, ariyo byaje gutuma naje kukavamo ntangira kubaho mu buzima bwanjye bwite, bwo kwiga kwikodeshereza inzu mu mujyi wa Kigali, bwo kwiga kubaho, ntangira ubuzima nanjye nk'abandi. Mu rugendo rutoroshye, noneho ntekereza ko aho ngaho aribwo ahubwo byari bigiye byakara, noneho ubwo utangiye kuvuga ngo nkeneye isabune, nkeneye amazi, nkeneye kurya, nkeneye kwishyura inzu. Ntekereza ko noneho akazi aribwo kari gatangiye ko gutekereza kwibeshaho noneho bihamye. Icyo gihe wibeshaho uri hano ku Gisozi umaze kuva ku kazi ko mu rugo, ndibaza wari ufite ikintu cyo gukora cyangwa ntacyo wari ufite, ko wabagaho gute? Mva mu kazi ko mu rugo, bampaye amafaranga 20,000 n'icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa. Niyo umukoresha wanjye yampaye, nabwo twatandukanye mu buryo kuko twabanye ari umusore, yari afite akazi gakomeye muri iki gihugu. Urumva ubuzima bwari buhindutse, kugerayo kujya kubayo, amateka y'ubuzima yarahindutse. Iyo nari nkeneye byose byari bitangiye kuboneka, nari ndi ku rwego rwo kuba nakigurira inkweto nshaka 20,000. Urumva mvuye ku nkweto y'5, ngeze mu nkweto ya 20. Kuba nari nagura inkweto ya 20, ntangiye kumenya kugura agatelefone nk'abandi. Icyo gihe nahabaye telefone aribwo zigisa nkaho zirimo ziza. Gutunga telefone, urumva twafataga telefone ya gatushe twayiguraga amafaranga ageze mu 20-30, nabwo kakao kazi yo kakuza ukuntu. Urumva ko cyari igihe hari iterambere ryari taraza, ibintu by'ama touch screen, amatelefone meza gutyo ataratangira, yaratunze abantu bakomeye. Noneho igihe kiza kuba ngombwa ko turabana n'uwo musore, turabana, igihe kiba ngombwa ko aza gushaka. Ariko amaze gushaka, umugore yari ashatse ashaka kuneka ngo amenye situation z'ubuzima uwo musore yabagamo, n'abagendaga aho ngaho sinamuha amakuru. Biba ngombwa yumva ko bitagikwiye ko tugomba kubana, atangira kumfata nk'umwanzi we cyangwa se nk'umuntu wanze kumuha amakuru. Nanjye nk'umuntu wari umaze guca ubwenge mbona ko tutazabana. Nsaba databuja amubwira ko nagenda nkava aho ngaho ajya gutangira ubuzima. Ampa amafaranga 20,000 n'icyo gihe, arambwira ngo genda utangire ubuzima, jya gukodesha inzu, nkajya njya gukora ubuyede kugira ngo mbashe kuba naba. Birumvikana cyane, ntabwo bwari ubuzima bworoshye, ntabwo wari utangiye gusa, ariko nanone ku rundi ruhande byoroshye kuko burya wabonye amafaranga yo kwishyura inzu, ibyo kurya byo abaye tekinike hano i Kigali. Ukomeje kwishakishiriza, urumvikana urakuze, umaze kuba mukuru, igihe noneho kirageze cyo gutangira kuko uti ubundi nawe nta kuntu natekereza ko nafata umukobwa runaka dukundana, nanone nawe nkamugira umugore nkubaka umuryango. Icyo gitekerezo cyo wakigeze ubona bimeze bite? Ubona bizashoboka, biri kwanga, bimeze bite? Icyo gihe cyari kigoye. Urumva mu myaka nari ndimo yari imyaka igoye, ariko nabwo kandi kuvuga ngo kuzana umugore bwari ubuzima bwari bugoye. Icyo gihe cyari kitari cyagera, cyari igihe mbega cyo gushaka ubuzima nanjye butari bunyoroheye, kujya gushyiraho cyangwa se gutekereza uburyo bwo gushaka, ntabwo byari bukunde. Ntabwo cyari igihe cyo kubanza kwitekerezaho, kuko icyo gihe ndabyibuka, nibwo natangiye kwishyura nkiva aho ngaho kuri uwo
n'umugabo twakoranaga ubwo natangiye kwishyura amategeko y'umuhanda, ishuri ry'amategeko y'umuhanda ku Muhima, nshaka provisoire, ariko kubw'ubuzima bwari bungoye, uburyo bwo gushaka perime biranga, mbaho gutyo, ariko numva mfite avenir yo kuba nahindura amateka y'ubuzima, ariko nkabura support cyangwa se nkabura kuba wandefanda kugira ngo nanjye ndebe uko nagira icyo nigezaho. Urumva nk'umuntu utari wagize amahirwe yo kwiga, nk'umuntu wariho mu buzima bugoye, nta wundi muntu wo kuba yagira icyo amufasha, guhita ntekereza kubaka byari ibintu byari bigoye. Byaryoshye cyane, yari inzira itoroshye birumvikana. Muri icyo gihe ubu inzu wayishyuraga angahe? Icyo gihe inzu zakodeshwaga amafaranga make, icyo gihe wagiraga 4,000 ukabona inzu 5. Hari na kera aho inzu zari nziza, inzu yari nziza, yabaga ihagaze nk'ibihumbi 10-15 gutyo. Icyo gihe Gisozi yari itaranatera imbere, ku buryo no kuba wabona umuntu uvomera amazi akaguha inzu yo kubamo byari byoroshye icyo gihe. Ukaba mu nzu ari kuvoma, uvomera umuntu amazi gusa? Icyo gihe umuntu yarakwikundiraga akavuga ati ujye unzanira ijerekani y'amazi wiberemo hano, kuko amazi yaragoye, cyari igihe amarobine yari ataraza, iterambere ritari ryaza cyane, kuvoma kwari ukuvoma ku isoko zisanzwe. Umuntu ageze Nyakariba cyangwa abantu nk'akakaragiye. Turasimbuka rero, burya bavuga ngo ni kuvuga menshi siko kuyamara, kandi burya tugomba kuvunagura. Noneho rero sasa iminsi iragiye irangiye, nogeze mu gihugu uti ngiye gushaka urugo rwanjye. Bitaje muri wango wagiye mu gutereta, abakobwa bakwanga, gutera indobo yahi, ibyo tuzabitaha igihe bazumuka ngombwa ko tubivuga. Ahubwo none ubonye umukobwa mwiza uhisemo uti uyu ne tugomba kubana tukarushingana, tugiye mu gihe none cy'ubukwe. Ibyo washatse byo urumva sinzi niba ufite akandi kazi, kuko tuguye kwa kwaga ikiyede ukabona yo kwirira, we nayo kwishyura inzu bikagenda. Hanyuma noneho mu bintu byo gupanga uko wari ufite akazi ntako byemeze bite? Nyuma kubera ko ubuhamya ni burebure cyane, kugira ngo ngere ku rwego rwo kuba nakubaka urugo. Urumva muri icyo gihe cyose nanyuze muri ubwo buzima, ntabwo nari nkijijwe, nariho muri ubwo buzima bwo kutamenya Imana. Rero mbere yuko njya kubaka urugo, wabanje urakizwa? Narabanje nyura mu buzima bwo gukizwa. Umuntu wanyuze mu bikomere bimeze gutyo, hari ibihe nanyuzemo, ndetse cyane cyane natangiye nkubwira ngo nasomye ijambo riramubwira ngo ba data bakoze ibyaha ariko ntibakiriho. Yego. Mu yandi magambo, hari imyuka mibi ibiturwanya, cyangwa se hari izindi mbaraga tuba turwana nazo. Icyo gihe nariho mu buzima bukomeye, nariho mu buzima bw'ubusinzi, nariho mu buzima bwo kujya mu kabari kugira ngo mbone ibyishimo. Byabaga ngombwa ko niroha mu byaha, byabaga ngombwa ko nywa inzoga kugira ngo mbashe kuba nakumva mfite amahoro, kuko nari ntaramenya Yesu, kuko niwe utanga amahoro. Naje kugira amahoro rero aho menyeye Yesu, ariko hagati aho ngaho nubwo nabaga nasinze, cyangwa se hari ukuntu nakundaga nko kuririmba, gutera ikorasi, abakozi b'Imana cyangwa se abahanuzi bakambwira ngo Imana ivuganye natwe kuzaba umukozi wayo. Nkumva nta hantu byaca, nkumva nta nzira, ndetse nanareba n'abantu bakorera Imana nkabona ni nk'abantu basaze, nkabona sinzi ibyo ari byo. Ariko umunsi umwe numvaga twazabivuga mu buhamya bw'ubutaha. Umunsi umwe njyewe Imana yaransanze, ndapfa. Narwaye impyiko n'umwijima, ngera ku rwego rukomeye, ngera ku rwego rukomeye rwa rundi rwo hejuru. Kandi urumva sinari mfite uburyo bwo kuba nabona ubushobozi, sinari mfite uburyo bwo kuba nabona ubundi buryo bwo kuba nakwivuza. Ariko Imana iyo igushaka ifite uburyo bwose, ntabwo Imana yabona uburyo yakubona. Iyo ufite, nyankunda kubwira nkababwira ngo iyo uri ikintu cya mbere na mbere cyananiye Imana n'abantu. Iyo Imana ihamagaye ibintu biraza, iyo wishingikirije ku bintu Imana ijya ibihamagara kugira ngo ibashe kukubona. Iyo uje ukurikiye ibintu rero, Imana ikuboneraho. Njyewe ntacyo nari mfite icyo gihe, ariko nari mfite ibyo niringiraga nk'ubuzima, cyangwa se nk'ibyo numvaga umubiri wanjye nta kibazo.
nibyo Imana yakozeho, yigeze ikora ku buzima bw'umugabo bita Yobu. Ubwo Satani yari amusabye ngo abana b'Imana bateranywe n'abasatani nabo Satani nawe ngo azashengereye, Imana avuga ngo mbese abonye umugaragu wanjye w'uburyo anyubaha kandi akankorera. Satani abwira Imana, arayibwira ngo wabuzwa n'iki ko wamuhaye byose? Imana iramubwira ngo kora ku byo atunze, ariko icyo nkwimye ni ubugingo bwe. Iyo bamaze guhomba ibyo yari afite rero, nibwo Satani yasubiye imbere y'Imana, ajya no kumusaba ubugingo, ajya no kumusaba ubuzima, ariko Imana iramubwira ngo ukore ku mubiri ariko ubugingo ntubukoreho. Nanjye icyo gihe rero Satani yakoze ku mubiri ariko Imana imwima ubugingo. Wari impyiko n'umwijima, ngera ku rwego ntabashaga kwicara, ngera ku rwego nanywa akajerekani ka litiro 5 z'amazi byibuze mu isaha imwe kugira ngo numve ko nakihagarika, kugira ngo numve ko nduhutse impyiko. Ngera ku rwego najyaga kwihagarika nkihagarika amaraso, sinzi uko nabisobanura mu kinyarwanda cyiza cyuzuye. Ubwo kandi icyo gihe ibyo bintu byabaga nyuma y'igihe wari utangiye kwikodeshereza ubaho wenyine cyane imbere yawe? Ni icyo gihe nari ntangiye kwikodeshereza. Icyo gihe ubwo nta bantu wari ufite kuko bakwitaho, birumvikana famiye zose zaraguteranye. Icyo gihe mukecuru wese yari agihari cyane we yaritahiye? Mukecuru apfuye afite imyaka 102. Mukecuru atabarutse vuba, ariko urumva yari yarasigaye i Cyangugu. Nanjye nari ndi mu buzima bw'i Kigali, nari mu buzima bwari bugoye i Kigali. Urumva nk'ubwo buzima nari njyenyine. Burya ikintu kimwe namaze kumenya cyo inshuti ya hafi kurutira umuvandimwe cyane. Nk'uko twari kuba tuziranye, nitabwagaho n'abandi bantu bo ku ruhande, twagiye tumenyana muri ubwo burwayi bwanjye. Icyo gihe cyaje kugera mama azi Kigali, yinjira mu byo gusenga, ava mu byo yari arimo. Yego. Ariko mu isengesho yasengaga ngo Mana umbohorere umwana. Rero aho ngaho niho yaje kumenya, yaje kuba mu buzima nyine abi Kigali, noneho aza gusenga, ariko Imana iramubwira ngo ufite umwana w'imfura yawe, azaba umukozi wanjye kandi azankorera. Mu masengesho yasengaga mama yari afite amakuru. Burya ikintu cya mbere na mbere abantu turusha abandi, Paulo nawe bivuze neza avuga ngo icyo twe turusha abandi nuko tubitse ibyasezeranyijwe mu mitima yacu. Rero mama yari abizi neza icyo nzaba cyo, cyangwa yari abizi ko ubuzima buzaba, kugeza ubwo bamubitse bamubwira ngo umwana wawe yapfuye. Arababwira ngo ufite amakuru. Icyo gihe nibwo yazanye n'umukecuru wasengaga wari umuhanuzi. Ngewe nagaruye ubwenge numva barimo basengera. Urumva nk'umuntu wapfuye ndabaherekeza. Igihe twabagaho bita Ingiryi, abahazi ni hejuru ya Nyacyonga, niho nari ncumbitse. Niho mama yasanze, ahasanze n'uwo mukecuru baransengera. Amaze kunsengera nk'umuntu wari wapfuye cyangwa se wari uri nko muri koma, biza kuba ngombwa ko nza kubyuka ndabaherekeza. Uwo munsi rero mubaherekezaho, ijwi ry'Imana ryaransanze. Ngewe narabyutse mu gitondo njya kwishakira umushumba, umupasiteri, ndamubwira ngo wambatiza kandi ukanya tuza kugira ngo mbashe kurengera ubuzima bwanjye cyangwa se ubugingo bwanjye. Uwo mupasiteri aranyatuza, aransengera, arangije aranambatiza. Niyo nzira y'agakiza, nuko nayitangiye, ntangira urugendo. Ibyo kubaka rero cyangwa se ibyo gushaka, ibyo numva twazabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha, kuko hagati yo gushaka no hagati yo kuba nakakira Yesu nk'umwami n'umukiza hanyuzemo ibintu birebire, harimo ubundi buhamya. Numva twazabana mu kindi gice kugira ngo nabwo mbashe kubusangiza ababyumva. Murakoze cyane mwebwe mwateze amatwi inshuti zacu, mwebwe mweme ko kurikirana igice cya mbere cy'ubuhamya bwa Zabuloni wabayeho mu buzima bukomeye mwabwumvishe. Reka tubareke gukurikira igice gikurikiyeho cy'ubutaha, nyuma y'uko amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Hanyuma rero mukande subscribe, like, share na comment mugeze ku bandi, kuko izi ni impugo n'impanuro ziba zikuye mu buhamya bwo guhumuriza abantu bafite imitima ikomerewe cyangwa se yemereye.
ngira ngo reka tubareke gukora ikindi gice kizakurikiraho cya kabiri cy'ubuhamya bwa Zabuloni. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kurindwa n'Imana.